yarazi ko abo bantu bafite urugo bubatse yo ajya kurusenyura abizi aza kurusenyura gute dore ngo kubera urugo rwapfuye ntabwo bivuze ko yajya gusenyura urw'abandi. turasaba ambasade Vane Eva muri Amerika basubiye mu Rwanda arasenya ingo za benshi kuko yewe ndebera no kuri kwimana ndebera gahinduteye umwana wafashe amafaranga ye aho kugira ngo afatemo mogeji akaza kukurongora vraiment Natangaye uyu ni je wabipostinze uyu ni umugore w'inzungu yo wa mbere jewe ndageze mu mugore wiwe yo so nukuvuga ngo Eva akimara kuva muri Michigan ibi ngibi tugaruke gato akimara kuva muri Michigan akajya ahantu bita muri Maine umuntu wamwakiriye ni inzungu nk'umuntu bari baziranye mu Rwanda tuganire gato turebe nabwe turebe nimwitegereze Eva nkuko mumuzi umutwara mu modoka ari umushakiraho kuba ari umuzanira uburingiti bwo kwiyorosa ari ujya kumugurira Kotex ko ari umushyashya atahamenyereye nzongo muramurenganya bro nuko nyina ari ibyamamare tuba tuvuga inkuru ariko uri nzungu urumva nzungu yaguye mu kigerageza umugabo wese yagwamo tugaruke kuri Eva murebe izuba riri muri Amerika muri riri kumena imbwa gahanga Eva ni umuntu yari umugore w'umugabo munyumve Eva uyu yari umugore yabanaga na John kuba yafashe agatoki ke akagasiga ku mupuri wa Eva nirihe kosa ryabaye Eva nta mabuye ndi kugutera tugaruke kuri nzungu rero wa Nyasafari oh my god nzungu ni wowe mu buzima nabonye ntabwo wafata iyi famille wari kumutikura ari ukabikora mu ibanga nzungu ntabwo wari kurongora kugira ngo Nyirasafari wagushipinze bro mu Muhanga vuba ntabwo nzira bakobwa muri Amerika mureke gushipinga mureke gushipinga amakuru mfite ngo Nyirasafari akimara kubimenya nk'umwana wavukiye muri Amerika nta bintu murumva umuntu nyane yamwe ngo Nyirasafari akimara kumenya ko nzungu amuca inyuma kuri Eva yatrakinze telefone ye uburyo bwose bamuga bari gusambana ngo Nyirasafari arabifite papa umwana yageze muri Amerika afite imyaka 2 niba ibintu byemewe gutrakinga telefone ariko nk'umugore w'umugabo ntekereza ko byemewe simbizi nukuvuga ngo buri kantu kose dufite ubwoba ko ibiboro naho no kuvuga ngo niba baragize gutya bakitanamo Nyirasafari mu musengerero ho bitamwinjira ibintu byose akabita imihanda Eva turakwenjoying Eva nubwo nta kosa ufite uyu mujene kameme urakwageze muri Amerika nimuza kureba video ye iri ku isimbi ira video ari negagora ari kumusengera mu bukwe urabona kwitandukanya umwana yaragiye ararya ijigo ribijigo urabona ko yageze muri Amerika karya simiri kwira kayambara gafata ku mubiri urukumwe ahanga ni mwitegereza Nyirasafari twihanganira nayo turyumve abagabo urumva nk'uyu mujene urumva Nyirasafari naje gusanga vifitiye taille française bro mwitegereze kano kagabo vraiment abantu muri kureba ifoto murebe muzi umuntu guspendinga amafaranga ku muntu nk'uyu nguyu bagakora ubukwe nk'ubu ngubu ku mafaranga y'umukobwa uyu mwana yarakira umwana ucuranga piano mu rusengero adafite n'urwara rwo kwishima bro wagiye muri Amerika gukora ibintu nk'ibi murebe nguwo Eva dore umwana papa hey vugira ngo Eva yewe andikamo ngo Eva ndebera Eva turasaba ambasade Vane Eva muri Amerika basubiye mu Rwanda arasenya ingo za benshi kuko mwese namwe ni murebe turasaba Eva gusubira mu Rwanda kuko diaspora yewe bro mwese muri abantu bakuru
bagabo hagira umuntu utera umuntu bita nzungu amabuye dore yewe kuri Twitter kuri X nabasabye murabeho muze kuri TikTok kuri X abantu 200 ndabasabye muretse gato duhurire kuri TikTok ni ibintu biri hari 1600 mu ba joining tujye kuri TikTok please mutapinge screen bro mutapinge screen Twitter nayifunze umusa bro umusa ibi ntabwo ari pranka nzungu niwe wamuhaye connection ya job muri meni kuko yaje hamusanga I know musharinge live mutapinge screen so gahunda ukuntu iteye nawe mufata amayomo ya tere nzungu kabe kagumyeyo gato gutya kabe kagumyeho gato tube tureke musharinge live umva twumvikane mwandikemo Eva mutapinge screen mbere ko nkina aya majwi bro ntabwo nakina amajwi ntabwo ndi bukine aya majwi barahita bambaninga s'il te plaît bahita bankuzaho mutapinge screen nzi mutapinge screen nze kuko aya majwi mu cyongereza bahita bambaninga ko arimo ibigambo biremereye sweetheart Eva umubiri nande nyamaswa zagiye mu kubera umutima wuzuye imbabazi n'urukundo gahora itwara incamutwe mu nkoro yayirinde ikisi n'ibyo byagiye mu binyamga amazira kundi ubwitunga diguri yo kurwana mbaye hano umuntu mbaye taratangire musharinge live mutapi Diamond na murumuna wayo frontera ni kamanda nyamugateri umure mwanya waza amareza y'imeta mazu garakunda terera kimwe amajugo ya mukamba mbaye tatu wanje mbaye rwambira na murefu yatumye amahembe kurera yezi ya maramonsi ni supportinga ndabure ku kigombe nare ya rwamanga yateye simbarara kuzaza umaze bukenzi umudari wishimye zikurutse urugamba nk'abatabazi nyakutabarwa mbaye utugenda nyoneza mbaye kanyonyozi yavukanye na mbibi na muromba muremure bro uyu mukobwa ashobora kuba naryoshye kubizamo kugumba kubera kumva nabi yavuze speeding nkazi yanjye bro kose warenzaho iki Eva genda urya umwana mbaye sweet nkunda genda urye umwana Eva nta makuru ndabizi ko yafite Sowe. nta makuru Ngwa makuru. nta makuru I know you have info urayafite byagenze bita makuru ufite nayaye Nyaba makuru mfite nuko yenda kumubyarira nta kindi. Eva yenda kubyarira nde uretse ntabwo njyana amagambo adashobora kumva mu kanwa uretse gato Eva yenda kubyarira nde Ndakubyarira nzungu. mushyira agatebe uretse gato uvuze ngo iki bada reka nze tumeke telefone uretse gato banyarwandakazi ni muhamagare ribu yo muri Amerika muhamagare ribu uretse gato Eva uratwite Eva afite inda No, okay, ni umugore wa nzungu wabyivugiye ku mari code. ko Eva atwite inda y'umugabo we Ngo niwazongera kumwita ngo nzungu wa Nyasafari nzongera ngo nzungu. No, don't tell me. Nyasafa wajyaga kuzana umuroko umutwe warahe
please my people aratwite kuzinonoma muretse gato Eva nanjye okay nyemereye nagutera inda Nyasafari yavuze ngo mutangire kwitegura baby shower soon oya yabivuze amari code ndaje nyagushakira WhatsApp yanjye maziki send it to me reka nze nsabe uriya mukobwa yabibwiye mugeze no kuri YouTube begumane yanjye ngo ngwiki baby shower ahubwo mutangiye kugura ibikoma muretse gato niba numvishe neza already Nzungu yamaze kuzimira muri Eva yamaze kuzimusukamo ewe muretse gato niba numvishe neza ibiriya twumvishe no muri audio nibyo uyu mudamu aratwite yanjye amakuru mfite umugore wivugiye umugore wa Nzungu nasako ndi kuvuga ibyo numvishe yego cyo nukuvuga ngo amakuru twumvi nibyo umugore wa Nzungu ubu turi kuvugana nako Eva atwite inda ya Nzungu yanjye ibyo numvishe kuri record Nyasafari yohereje abantu yimbe Dani Mungu wangu Baba wa Nazareti no kuruko Imana ndebera iyi famille vraiment ngo difadame muretse gato sha garo urumva ngo yashizemo bivumo ndakubwiza ukuri komeza batikurira iruhande ibyo gushaka ubiretse warabimbwira nkakomeza Nyasafari yavuze ngo nagacira umugore wa Nzungu ngo agiye kumanuka mu Rwanda agiye gusinya ibipapuro bya divorce uvuze ngo wambaye ukamereze ngo agiye kumanuka mu Rwanda agiye gusinya ibyo ibipapuro bya divorce no way bivuze niko yavuze ngo agiye gusinya ibyo ibipapuro bya divorce nyamara ibintu birababaje uyu bivumuro ipura kavumwa na nyamunsi urakicwa n'uburoro nakubuze urumva birababaje bro birababaje tuvugisha birababaje ikibazo nuko muri gushaka kumvikanisha yuko Keva ari umwere inde Eva ni ijana ku ijana umwere se wagiye umwere gute yagiye kuzamura akaguru ku mugabo wandi kweli mureke twumve umwere gute niba urwo rwaramunane niko mwangaje tugende gato reka nkubaze ikintu kimwe we girl aya masaha urabizi ko uhora wifuza ngo niduhura uzamba none ubu ngubu uzaba ufite amakosa nose ngiye ko nta mugabo mfite urakoze cyane none se Eva uretse gato Eva afite umugabo nawe ariko we yagiye gusambanya yagiye gusambana umugore umva ngo gare ngo menyera amatari kinzaje niba ari byo abakobwa baramara habagabo abandi mubabwira ko ibintu bari gukora ari byo ndi muri mu Nyasafari ego oya ndashaka kuvugira Eva ninda kugize umuvugizi wa Eva none ko mumutera amabuye mwese we niyo ahoze afite umugabo byagenze bite none se mama baho ibyo bamukore ni ngombwa ko ajye kubikorera abandi ubizi gute niba ari we wapanze kubikora niba bitaraje niwe wavuye mu mujyi ajya mu mujyi w'abandi ubizi ute niba inkweto itaramukwiriye akayambara reka ntabwo yamukwiriye ahari abantu b'abagome Imana izabahana nawe azahora abungabunga ko na John ngo nawe yamutwaye gapepu ko na John nawe bagiye kubana yamutwaye gapepu ko ahandi nawe azahora abungabunga oyaha agahinda atera abandi nawe azagafatira ahandi mureke gushyigikira indaya ngo zitwara abagabo abandi ngo ziri mukuri gute se ziri mukuri uramwita indaya kubera yasenye urugo rw'abandi mumyuke ndabamanura okay bivumu wagarutse bivumu agira icyo abivugaho bivumu urahari nimba ari Kim Gatema n'uyu ngo nimba ari girl whatever kubera iki mwagiye kuri side y'umukobwa gusa umugabo we baragiye bamufata mu kungufu baramurepinze yaranzika nanjye musubize akura mu ipantaro aravuga ati
vanamo vuba cyangwa tukwice ubundi azifu bamuziritse buburetse nusoza kumbaza ingenda kwisubiriza ubwe ku giti cye yarijyanye okay singiye kurengera Eva sibyo Eva ari mu mafuti ariko n'umugabo ari mu mafuti bose bafite amafuti genda murengera byo byonyine Eva ntabwo namurengera ko yagiye mu rugo rw'abandi abizi neza ko uwo mugore afite umugabo nawe yararwigeze nanone ntabwo ari ibyo yari umusenyeye nanone ntabwo ari ibyo yasenye urugo rw'abandi umugabo si uruhinja ntabwo bamukurura nk'imbwa ngwino ugende hariya ubwe yarijyanye asubira no teta twebwe ntabwo twavuze ku mugabo twe twavuze ku bantu bari gushaka mukajya ku mukobwa buri munsi ikibazo cyose kibaye ngende muza ku bantu bari gushaka none se Eva nk'umugore udafite umugabo mwe muri gushaka Eva nk'umugore udafite umugabo umva sitatu uko ni ukuba pick me ni ukwereka ko uri munsi y'abagabo cyane ufata impande zombi nyine ceceka musubize urumva twebwe turi kuvuga ku bantu bari gushaka kumvikanisha ko Eva ari umwere 100%. Ntabwo twigeze tuvuga ku mugabo, ntabwo twavuze ngo umugabo gukina ngo oya ufitanye ikibazo na Eva. nta muntu w'umwere hano munsi y'ijuru ubaho Eva ariko nanone Eva nk'umuntu nawe wari wigeze teta wahaye abandi umwanya ko babubaza no muri mwese rero muri kwanga ko tubasubiza mutanga umwanya niba mwashuje kubaza dusubiza reka nabakimva gusubiza ndikumva ariko se Sankara uri kumva ndi kuvuga njyenyine okay reka rero musubize wambajije subiza ndakumva yewe ikintu navugiye yuko Eva ari mubi afite n'ikibazo ntabwo twavuze ku side y'umugabo njye naje mvuga ngo mwigira Eva kari umwere 100% kubera ko yasenye urugo rw'abandi mu mafati ngo urwe nawe bararusenye niba urwe bararusenye si ngombwa kwinjira mu rw'abandi urumva ngo yumve yuko nawe yababaza abandi tujye ku mugabo namwe ubwanya abakobwa muravuga ngo umugabo ngo mumwereke icyo ashaka kureba pe umugabo ndabyumva nawe afite amakosa ariko wayamukuriyemo neva wayamukuriyemo ni Eva wamusanze aho yarari n'igitambambuga ngenda cyari kukumva urumva ni Eva wayamukuriyemo ajya aho umugabo yarari urumva ajya aho umugabo yarari gatema ubizi ute umugabo yagiye aho Eva yarari nta bushobozi na buke afite bwo gukurura umuntu reka nsubize mu maboko muceceka nsubize tubazi nk'abantu ngo bagira intege nkeya umugabo icyo umweretse n'icyo asanga none kuki mujya gukoresha amasajari si ukugira ngo abagabo babarebe kugira mu bakurure so niba uzajya gukoresha iyo sajari kugira ngo umugabo akurebe afite kuzakura kuko nicyo wamweretse Eva afite amakosa umugabo nawe yahita umugabo ugiye munenga nuko yahimutse agatuma umugore we bari bameranye wabonetse oya baburetse mbanze mbanze nsubize Kim reka nkubwire rero nimba wishyirishaho umusatsi ukambara rinete ukajya kwifata utuvidewo twose because ushaka attention y'abagabo ntago ari ko abakobwa mbivugiye kubabikora kuko nibo baburetse uhereye kuri surgery yanjye niki njye nabikoze kwa ko umubiri wanjye ntabwo ari perfect yuko ari abagabo so nimba wowe ugetinga attention nimba kugira ngo hejuru nabana wabikora ari mwiza kukubwira ntago abakobwa bose ate ibintu byose bakora ari ukubera abagabo nukugira duse neza twite wowe nimba ariyo purpose yawe nawe kuganira n'umuntu wagize ukazana akantu kasajya ari gukoza ibintu yewe muhaye urugero niba nanagumukomerekeje ariko Eva ari mu makosa ntabwo byankomeretsa ntabwo Eva ari mu makosa Eva niba yarabonye umugabo byonyine namwe nibyo Eva baramutse babatwaye Eva irya abana ntabwo aretse nta mugabo bajya batwara umugabo exactly kandi Kim rwose abashaka attention y'abagabo ikigaragara atwe dufite amafaranga yo kwishyura ibintu dushaka sweetheart ntago dufite amafaranga yo kwishyura abagabo attention n'abagabo nakaba ndi gushyigikira Eva nyishaka nakaba ndi gushyigikira Eva
ariko Umva twebwe Kim wabaye. niba muba mudashoboye kubaka mujye mureka ababishoboye bubake mu mahoro yabo mujye kubasanga mu ngo zabo. Kim Okay, mucecete gatoya. Uretse gato mama wangu mutinga mic yawe. Bivumu uranyumva fungura mic yawe. Eva ndagusuhuje ndi kukubona. Eva niba wararira mutima ukumva aryoshye waramaze. Urumva? cyane pe. Njyewe kugeza amasaha muri iyi kese urukumva Eva twumvikane kugira ngo Eva ave muri Michigan yerekere muri Maine muzi urugendo ruhari muzi ukuntu ari harehare ntabwo apfuye kubikora uyu mutipe yaragigiye turi kumwe uyu mugabo tugaruke ko ari umukozi w'Imana akora mu rusengero ari umuramyi acuranga kitare ari ahimbaza Imana uyu mugabo ni ikiwerewere Eva she's troublemaker ndatangije mu bantu bose baraza gutanga pointi zabo nkuko muri kubivuga mu tapping screen uyu mugabo muramu we nugiye kuduhereza inkuru nyamukuru muramu wande wa Nyirasafari bro mukoreshe umutima nama ndashaka kugira ngo mwese mujye kuri side ya Nyirasafari namwe mwumve bro niyo mwaba uyu mwana yafashe udufaranga twe twose yakoreye afata iyambere ajya muri Afrika gushipinga ubu bwangati amakosa na yaka kagabo sinzi ibyo bipapuro bampaye masinye ariya mu rukiko ariko uyu niwe mugore we w'isezerano uyu niwe mugore we ugiye kumuza umwana ari kwibaza ngo sinzi impamvu bampaye ibipapuro ngo mbisinye mu rukiko ko ndi umugore wa Nzungu kandi umugore wari aha ngaha mwumva agahinda arira uyu niwe mugore wiwe niwe first love wiwe niwe karamata naho jewe ni Tombe Nyirasafari Tombe jewe ndamaze akambwira jewe ndi umucafu yewe ntacyo maze pi wari ugeze ngo ntabwo ari jewe fari ntabwo ari jewe anti-fari ntabwo ari jewe Nyirasafari nyambuye ni jewe kubwire se na social security yanjye umenye ko ari jewe niko bimeze inshuti ibintu byose bigira iherezo iyi niyo herezo yacu umwana w'umuntu avume ese ni inshuti umwana w'umuntu avumwe bro umwana afite ikintu bita deep umutima uraremerewe papa inyana y'imbwa y'umuroko ibintu ukoreye uyu mwana ntabwo ari byiza bro ahangaha ushobora kumva uyu mwana uyu mukobwa niwe umbabaje ariko uzi guspendinga amafaranga warakunze umuntu ukajya ukamanuka ikigali ukamukoresha ubukwe bamwuriza indege atarigeze yurira Jaguar naho tugarutse Eva ni igisasu kirimbuzi ntabwo Eva wamuva mu ntoki nanjye Eva ntabwo yampa ngo nanjye ntabwo Eva wamwima Eva ntiwamuca mu nzara wowe Kimu ntabwo Eva muramuzi cyangwa muramwumva Eva ndi kurira ariko dore famille bro nguzwa abagabo bakunda iki ndebera vrema see the beautiful family nukuri kw'Imana ndebera ibyishimo biri muri aya maso uyu mutima aravuga ngo Nyirasafari afite akabaho nta mabuno dutegereje nde Bivumu muramu wa Nyirasafari ugiye kuduha ubuhamya mu tapping screen ako Godfather reka nkubaza nta kintu mbaza waya reka banze nkubaze Bivumu mu gihe ataravuga agahinda abagabo babaye ship
shipped nyine bakavanwa muri Afurika bakazana no babana na kuri akazi. Ntago wigeze wumva umugabo ari kuririmba shyiramo ya ndirimbo. Ntabwo nyifite yimena narayigwaye. Nayo wamaye nayo gusojya. Aje kuyimpa. Bro, abagabo agahinda babana nako babaye shift. Agera hano urumva bamushipinze. Bro, akaba umukozi wo mu rugo. Shareka tubyiyorere. Reka nicecekere nta kindi arenza reka minuti. Okay, Teta. we Ukurikiriye inkuru urumva ndi mu makosa. genda ngereka mbwire pe uwo mugore arambabaje ariko nanone uwo mugore azi gufata umwanzuro nabikunze byo kwita divorce uwo mugabo kuko guca inyuma si ikintu cyiza nanone Eva si mushyigikiye abe na gato kuko nanone kugenda ukajya gukora ibintu n'umugabo uri Mariya ibintu biragukurikira uko byagenda kose kauma irakuzira ariko nanone uwo mugabo umva uwo mugabo wundi ni cita ahubwo ubwo si na Eva wenyine baryamanye rwose utagira ngo nuko ahubwo Eva ariwe bafashe gusa kumva rero ubwo na Eva nawe nagende ngo yicare yumve ngo afite umuntu we si umuntu the moment umuntu yavuye mu rugo rw'akakuzaho da easily azava no mu rwawe ajye mu rundi so nta numwe nshyigikiye uwo mugore gusa wenyine ufite agahinda nyine Imana imworohereze ni ibyo ngibyo Yo. Ndatema. Abantu muzamuke. Okay, bivumu wagarutse. Ariko se iri shano ngo ni bivumu nyakuvumwa wafungura mike ukavuga. Batanga mike bati. Fungura mike dore ngo request yayo ifungure. Kandaho. Gatema ubutanga ntuza yawe wowe ngura byumva. Jewe rwose mva n'ubunge nabyegereje umutima ikimbabaje cyane ni uyu mwana w'umukobwa arababaye nk'undi wese nawe bimubayeho ibyamubayeho n'undi wese bimubayeho yababara yo ibyo yababara n'umwana arababaye uwabyumva yasha araremerewe naho ibyaba ari Eva ari umugabo bose cyetse wabatwika bose ni babi Eva n'uyu mugabo kiretse nyine ubabaje n'umwana w'umukobwa wenyine naho bari bombi kagatema karikurira mani birababaje bino bintu gatema rarize gatema urijijwe niki yo bivumu wagarutse girl ngwino hano yo gatema rarize sande zamuka sande vayo Eva njyewe nta kintu ngushinja niba wabonye uriya mutipe ugasanga mwari musanzwe muziranye dore umwana yageze muri Amerika arya magido itamara ibitama ijigo ribijigo urabibona ijigo ribijigo sha kwitike y'indege kuri visa y'umwana waje muri Amerika afite imyaka 2 n'ukuri kwimanura mu baje wo kicwa n'uburoro rero ngiye muri iyi nkuru nabuza ahantu mfata nimekwa katambatamba n'uyu mujene ndamutse ndebye indoro nareba umuntu bita Eva nanjye nkavuga Eva niyo nafite abagore 5 ntabwo nakwima c'est vrai sire n'ukuri kw'Imana bivumu manuka kamanuka inyongero wanze kuvuga nongera uzamuye izo mbariga zawe ndakuzamura nyuma Modifani wabuze aho hera agira inama ba diaspora bajya gushipinga ntabwo ngiyewe niyo bagira inama mujye mubaza tubarongorera reba ariko Eva kuntu ari mwiza Godiva kubaryo tukabagora n'indaya waretse nkagira icyo mvuga Yusura thank you sha thank you for the gift yo ko ndasetse imbavu zirandeye nyamara uya muntu yari afite igitekerezo witwa nde Gihozo zamura izo mbariga nkuzamure sheri ni muhoza ni Gihozo uriya mupapa yabuze network cyangwa rwana no gufungura mic yaratangiye neza bamuhamagaye baramubuza ariko uzabanyamurenge wowe buriya bamurabuye nanjye nabiketse
Kabebe uranyumva? Yego ndakumva. Uherereye he? Njye ndi muri Canada muri Ottawa. Bimeze bite kandi niba naza? Kipa, thank you. Ufite umugabo? Wapi? Gateta ndagusomye. Uzasambana mbere yuko ushaka. Manze nkurebe. Amakuru yawe, wowe n'amakuru yawe ufite? Oya njye nayo mfite ariko Eva ndamuzi. Aha, umuzi. Ndashaka kuvuga. Uramuzi? Tubwira ukuntu uzi Eva. Ariko Eva actually nziranye na murumuna yo kurusha Eva. Ntutubwire inkuru y'igiswaho kuko iyo twayirambiwe. Oya yo nje ntago ariyo nje kuvuga. Ahubwo nje kubabaza ikintu kimwe. Hari ukuntu twese twifata tukajajinga abantu. Ariko tutazi reason iri behind y'ibyo bintu. Amavi mabi koko komeza. Twese ntago twari twamenya impamvu yaba yaratumye Nzungu atandukana n'umugore we akajya kwa Eva. cyane. Nkuko umuntu yabivuze, gushipingwa cyangwa gushipinga ntago ari ibintu byoroshye, sibyo? Hari igihe uza ukazukana n'umuntu umukunze, ariko byaterwa n'ukuntu agufata kuko azi ko niwe wakuzanye, agahora nyine agushiraho ryaterabwoba ry'uko icyo wakora cyose yagusubiza muri Afurika kuko akenshi abana bafite uburenganzira. So hari igihe rero umugabo adashobora kwihanganira ibyo bintu. Ntabwo ndi gushyigikira ngo Eva ibintu yakoze birakwiye kuko nk'umukobwa cyangwa se nk'umuntu nanjye uzaba umugore ntabwo nakwifuza ko bansenyera. Ariko nanone before yuko tujajinga umuntu ari we wese, twabanza tukamenya ese ni iki cyatumye uwo mugore atumugore. Actually umugore we ni mwiza. Yenda uretse ko Eva ni umukobwa usobanutse wo mu mujyi uzi guslayinga, ariko uriya mwana w'umukobwa ni mwiza pe. Rero ntago nge nakwifata ngo nge hariya ngo njajinga umuntu tutazi reason. Wowe rero hagatanga uri hehe uri? Nge ikintu navuga ni kimwe, uruhande magazeho n'urunguru. Nuko mbere ko twese tujajinga, ahubwo dushaka amakuru tumenye reason iri behind yo gusenyuka kuri urugo. Kuko mushaka gusanga Eva nta n'uruhare yabigizemo, nawe yarakunze nkuko nawe wagenda ugakunda. Eva nta ruhare yabigizemo kandi yaratanyuye akaguru bakamunyaramo akabatwite wawe. Yivuga impamvu. Bakubwira ko atwite. Umugore avuga ko atwite bivuze ko ari we wakuye. Erega kuba atwite ntabwo bivuga ko yakuye umugabo mu rugo rwe. Umugore yabivuze, wumvishe ibyo umugore yavuze. Erega naza nkavuga ibyo nshaka ko wowe wumva kuko nshaka kuba victime. Kabebe mu yandi magambo ufite ubwenge, nakubwira impamvu. Ni ukuvuga ngo wowe umudamu amaze kutubwira impamvu umuntu yasenye. Wowe ngo tuye gushaka impamvu urugo rwasenyutse umutari kiwerewere, kandi bakubwira impamvu nyamukuru tumye urugo rusenyuka ari Eva. Ese gatfaka nkubaza. Uri kuvuga nawe nakoresha ko muri sense hano turi gukina wowe. Buretse gato kuvuga ngo buretse gato se manda nawe urukumva nabonye ufite imyaka myinshi, sibyo? Badukoresha ubwenge buke. Wowe hano tubonye umukobwa nyirubwite maza wumbi audio, ariko sikugera umutima wa kinyamaswa. Maza wumbi audio hano ubone ko utaba comment. Tega hano wumve, tega amatwi wumve. Tega amatwi wumve, nta kibazo Imana yarafite. Tega amatwi. Manzo tega amatwi. Tega amatwi hano kandi nawe urire. Dore tetagiye kureba umuntu ufite imyaka myinshi. Navuze ijwi ryanjye batangaye. Uyu ni jewe wabipostinze, uyu ni umugore w'Nzungu wa mbere jewe ndigeze mu umugore we. Uyu ni umugore wa Nzungu wa mbere. Mutega amatwi mwumve. Mutega amatwi mwumve n'ukuri kw'Imana. Mwumve. Sinzi ibyo bipapuro bambaye masinye hariya. Ntabwo nzi hano aya makuru mwumva iyi audio. Uyaravuga ati niwe mugore mwibuke Nzungu yarasanze nande? Yarasanzwe arongorana na Eva bakiri mu Rwanda, bakiri abaroko. Bahurira kwa Mutangana, bakagenda muri Kezeni Hotel. Urukumva? Barasambanaga kuva mbere. Niyo mpamvu mudamu kuvuga ati ni umugore we wa zamani. Mukande kuri yogoro mwokapfa mwe. Mukande kuri yogoro. Ndashaka kugira ngo wumve. Vikane. Niba mwakurikiye amakuru neza cyane, uyu mukobwa aravuze ngo jewe nshuti jewe ntabwo ndijwi ryanjye batangaye. Uyu ni jewe wabipostinze, uyu ni umugore wa Nzungu wa mbere jewe. Niwe mugore wa Nzungu wa mbere. Bivugwa ko basambana bwa mbere basanganiye mu gahoteli kari ahantu bita i Rwamagana. Urimo kumva? Niho barongoraniye bwa mbere umva. Jewe ndigeze mu umugore we. Sinzi ibyo bipapuro bambaye masinye hariya. Sinzi impapuro bampaye ngo nsinye mu murenge ajya kumushipinga.
turi kumwe hariya mu rukiko ariko uyu niwe mugore we w'isezerano uyu niwe mugore we ugiye kumuzarira uyu niwe mugore ugiye kugira gute kumubyarira yamuteye inda niwe first love wiwe niwe karamata naho jewe ni tombe jewe jenda akantu ka tombe niko kabi akantu ka tombe niko kabi kurusha ibindi please akantu ka tombe niko kabi jewe ndi umucafu jewe ntacyo maze ti warugeze ngo ntabwo ari jewe fari ntabwo ari jewe antifari ntabwo ari jewe nyasafari nyawo ngo antifari ni nyasafari antifari ni nyasafari yo antifari sorry fari ntabwo ari jewe nyasafari nyawo muri ni jewe kubwire se na social security yanjye umenye ko ari jewe niko bimeze nshuti ibintu byose bigira iherezo iyi niyo herezo yacu iyi niyo herezo yaje kabisa ariko bazishimira umwana w'umuntu avume esiteri ni umwana w'umuntu avumwe ariko uzi gushipinga umuntu bro uzi gushipinga umuntu vrema bikagenda gutya mutapinge screen ibintu birababaje uyu mwana w'umukobwa vrema ariko mani kwezi koko Teta nubwo ndashaka abantu mwese mujye ku ruhande rw'uyu mwana w'umukobwa n'ubundi njye ndi ku ruhande rw'uwo mugore ariko nanone ndi kumva nanone aba bombi we na Eva bafite amakosa kandi Eva ntago atwite baramubeshyera bavuganye nawe akwiye ko adatwite ntago atwite habe na gato Eva niba udatwite rero cumita umva genda wongera umuriki iki mbese nawe nagende yubake nawe anti nde antifa none se waruzi mu mutipe ntiyarongoraga abana baruye fata umugabo akakwivumbura niba yamucurongoramo gusa genda ufata umugabo wubaka urugo rwawe ntabwo ntuzatwite ntago atwite badatwite rero mure nyasafari reka gufuha urumva ko nyasafari afite no gufuha nawe ariko hano arimo gufuha kwinshi muri kubyumva mwabyumvise ko nyasafari ari gufuha cyane kandi rega twumvishe side y'umugore ntago turumva side y'umugabo nanone ya si ibyo nahoze mvuga kare umwumvisha agahita k'umugabo mushaka gusanga harimo ubu nibwo nangiye kubitekereza ndaza kukumvisha Godfa urabeshya ntabwo wamagare kamba muting wago bifada buretse waburetse abanze bampa icyayi cyose ariko nyasafa uze nanjye nkumara agahinda ni ukuvuga ngo erega buriya kababwira ikintu kimwe twebwe dufata ikintu tukagira ibintu big deal kabe zamuka nyasafari Kigali wisheya urumva kuba waraje muri Amerika ufite imyaka 2 ugashaka kugira ntabwo erega mentalite z'abana bavuga bakuriye muri Amerika zitandukanye n'abantu bari bavuye mu Rwanda umuntu avanamo acomora muri kima acomeka muri use your brain aha wowe igitekerezo cyawe agatwanjye ikintu nshaka kubwira nako nshaka kuvuga muri rusange ntabwo nzi kuvugira mu bantu benshi ariko abantu b'abagore ikintu cya mbere umuntu yashatse umugabo aramufuhira uba wifuza kumenya ingendo ze zose aho yagiye n'ibiki niyo mpamvu wenda n'uwo yamutrakinze akamenya aho ibyo arimo gukora niyo mpamvu ugenze kuri side y'umugore abagabo iyo bamaze gutera inda abagore bawe sinzi ikintu kibahindura mu mitwe yabo niba bigenda gute bakumva ko ibintu nyine byahindutse bakajya kumva ahandi uko bimeze rero njyewe umugabo ndamugaya na Eva ndamugaya gutuva mu rugo rwawe ukajya no gusenyerwa abandi that's it uragaya nde bose umugabo na Eva bose njye ndabagaya umva Eva mu musimbuke nta kosa afite habe na gato
umva pusi Ese ararifite uri cyane umugabo njyewe umugabo tunahuye avuga ko wanakoze ku mugabo wanjye nagusukaho amazi ashyushye amazi ashyushye ni gatoya aside ku buryo nta n'akamenyetso ese kakazaza. nanone reka mbabaze nk'ubu nzungu nimba yaragiye akabwira Eva ko we n'umugore we batandukanye nubwo ababona ku mafoto bashakanye ariko batandukanye kumva batari kumwe ni igitekerezo ndi kubahereza iyo idea nayo ihari akaba Eva yari azi ko batandukanye ubu nabwo yaba akiri kubizira uravuze ngo subiramo akantu numve ndi kubahereza exam jewe Eva nababajwe n'ikintu kumuze nanjye ndagusubizaho Eva ikintu kibabaje kuri Eva nimba nzungu Eva ikintu kibabaje nuko narenze ko nzamugigeranya gupaka abagigiwe mutuze mba amakuru aha mwicare neza nicarira icyumurisha kwivuga ukavugisha induru rwenge umva mbabwire rero njyewe ntuye muri meni umva mu shede live uretse gato giho arahiye giho karame muwanje mu following manuka wa masewe uje oya ntago ndi kubabeshya n'izina ry'Imana abantu bari hano baranze. Okay twagiye manzi uvuge umva mbabwire rero uvuga ubusa twari tukuripotinga ntago mba report ntago vuga manzi n'ubu umva nyine mbabwire njyewe turata tuguforowingura kakanya mumforowingura ibiki njyewe yaba Nyasafari murebye no muri video zanjye ejo bundi naramwaki nyine baje kunsurani wacu sibyo murebye muri TikTok zanjye turavukana n'aba ngaba sibyo nzungu ya my sister in law ni sister wa nzungu sibyo noneho Nyasafari yagize aziranye na ntuzi nzungu aziranye na Eva sibyo kuva mu Rwanda nzungu aziranye na Eva kuva mu Rwanda ariko mwibuke ko haba form of cheating hariho gucheating usambana n'umuntu cyangwa se muvugana kenshi kubera ko Eva yaje hano nyine muri men aziranye ari we nzungu nawe byakubaho uje ahantu uziranye n'umuntu bikaba ngombwa ko ari uzoza uhamagara bantumye kuri ino company none wampa address cyangwa se wandangira hari akazi nzungu ni musharinge live tap desk sibyo nzungu ni manager wa company hano sibyo noneho aramusaba nyine akazi nyine umva barakorana wenda ashobora kuba hari ntago bakorana nyine muri company ariko yamurangiye ahantu ari bukorere sibyo noneho umugore yagabona ko ariwe bazavugana cyane kuko yagiye ngo gushaka muri call nyine hahandi bazaje kwishura amatelefone yo kureba umuntu uzuvugana n'umuntu cyane mbere yuko ukomeza umuntu aranyandikiye ngo nguwo mugore ni umunyamahane kubi nzungu yendaga kuzapfa komeza niko bimeze ahangana njyewe ubundi ntago njya mbeje sibyo ntago navuga ngo nshigikiye gusenya ntago nshigikiye gusenya kuko nanjye ndi wo mu muryango urumva ko nimba brother wanjye yarashatse kwa nzungu nanjye of course turabana hano sibyo komeza ndakumva tuguteza amatwi ntago dushigikiye gusenya Nyasafari ni inshuti yanjye ndamukunda Eva ndamukunda nzungu ndamukunda sibyo komeza twagiye ariko ntago gufuha yego biremewe ariko ntago wavuga ngo nsanze inshuti yanjye hano muri kati wenda nimba Godfather muzi hano muri state of course niwe nzajya mbaza amakuru yose uko bimeze aho nabona akazi uko byagenda kose nuko rero niko byagenze nugufuha kwabaye asigaye ni za koro zabaye nyinshi nyine kwa kundi umuntu areba agasanga ko uvugana n'umuntu cyane ikintu tubaza baravugana cyane nzungu yacumise Eva ntago bajyamanye nta n'igihamya cy'uko bakoze like those things ariko igihari cyo nuko bavugana cyane sibyo baramaze none se niba namufashije akamushakira akazi byo bitwaye iki none se nyine ko bavugana cyane by'akazi cyangwa se by'ibindi ariko nta nubwo bari bavugana kugeza kuri point ngo yo kugira nta mukuri none ye mukobwa
uvuze ko abo bantu ari famiye yawe ukaba ubizanye hano no turabigenza gute turamenya nyine ngende kubasobanurira uri kumwe Jessica reka twumve icyayi wijya kubaza giho bahukurisha bari bafashe impande batari bumva Mbabazi urahari Gihozo bagufollowing mufollowing Gihozo Mbona tumugeze kuri 200 guys follow Gihozo ufite umugabo amakuru nayo mfite nayo ufite umugabo bari ibindi mushaka uretse babanza gufollowing uri mwiza tugere kuri 200 tutumureka buti umva mumufollowing amaze nkareba ufite umugabo nta mugabo ndabana umva ariko muzamureka gusenya basi muzamushyigikira abantu bubake Giho ngenda ashaka kukwibariza none se uwo mugore muraziranye uwo mugore wa Nzungu mwarebye kuri muri video zanjye za TikTok nimba tutari turi kumwe ejo bundi Eva se ari Eva n'uwo mugore ninde muri inshuti cyane umugore wa Nzungu kuko natwe umusaza wanjye yashatse kwa Nzungu nuko babo uretse gato iyi nyirabutisiga ya video muri kumwe n'ingi wapininze oya zirimo indani murebe muri video zanjye mu buzima ufite uburanga buke bagufollowing ariko ntacyo bagiye gusangayo ntaribi namaze bagufollowing nta kundi nyine nta kindi twabikora ko duhaye amakuru kandi amakuru uzanye uje uri gufata ngo n'umukozi w'Imana mugwanye satani please mugafollowing mugeze ku bantu 200 abantu 200 gatfa ubaga nta kinyakweri mureke kabuti muyisiga muyifollowing tugere kuri 200 muyereza abafollowers 200 harura abantu mureke gusebya nyine abantu mureke mugafollowing kagende mugafollowing baracyabana na ntuza baracyabana nande niyo Safari bora abana nyine botandukanishwa n'iki ya Safari avuga ko harabura abantu 8 bafollowing Manure Kasi mufollowing mukageze ku bantu 8 niyo n'abafollowing agadi wageje gutukana okay 200 bageze manuka tumuka barengeje nka 2 twagiye babazi nta kintu kimwe byatugiye ubusa twagiye Mbabazi uranyumva Mbabazi manuka undi muntu ufite amakuru zamuka urumva uyu ngo atubwiye ubusa ikinyange muri Canada ngwino nta bunyange mbyunya Jessica ntongere koza kuvanga ntabwo twatwingaza abantu n'abana bato kuburyo tuvuga ko bazanye ibyo muri famille urungura nari umunya famille nyirabutisi ubungu iyi ngiyi iragize ikinyange urahari Pome aha ikinyange bite ni sawa ubabwira akantu kamwe numvise hari umutipe wavuze ndashaka kuvuga ku bintu bibiri urumva ariko nabyo ni amakuru y'abadiaspora hano birahindutse abantu bose ndababaranguye harajyazamuka umuntu maze gukora kuri goal komeza uwo muntu ushaka kuzamuka kuri kuruguro muzamure no sense twagiye ikintu cyo kuvuga ngo iyo ngo abagore ngo bazanye ngo abagabo hano ngo bafata nk'amakozi babo is not true manuka ntabwo ufite ikintu uvuga kuri iriya nkuru ntabwo tugiye kugira ikiganiro mpaka kuri goal mu none tugende bihure n'iyi nkuru mumbare muzebere nk'ubwanga vuga ku nkuru turiho bebe kabebe manuka nawe uri muri Canada nta kintu kugira abanyarwanda mube seriye niba ari topic ku nkuru turi kuvugaho muvuge kuri iyi nkuru ya Safari wino ariko nushaka gutanga igitekerezo gisanzwe kora kuri iyo goro nkuzamure no sense agatima kamwe kabananiye muri aho ngaho nta mukene utanga igitekerezo nta mukene utanga igitekerezo site at least niba udapfa kuri ibi bintu by'inkuru uba ufite amakuru cyangwa uba ufite ikintu gifatika nta mukene utanga igitekerezo don't give up tanga igitekerezo ufite capacity muri aho ngaho uri umutindi uraje gutanga igitekerezo no sense kamanze bashyire n'amanigane kugira ngo bafungire amayira hatazamuka abantu barango bari simple individu ukora kuri goro uzamuka c'est tout simple twagiye abari mutapinga screen abagore twakuye mu Rwanda bidogori zamuka ngeze Amerika baradumanura ndakumanura no sense okay twagiye teta ongera unyandikire uyu nguyu ninde ubikoze hita ushyiramo ni teta nawe gakungamiriza udutima perezida ibintu bifatika
Tima nitwo mbona turi gusohoka sinzi impamvu manigani yanze kuza gutfa. Niko ntabifiteho. Niko igiho. Reba Sandra arimo aramereza indabyo. Ndakubaza. Ngende gatoya. Hanyuma ninde Eva aribana mu nzu. Ntago yibana ntago mbizi ariko abana n'abandi hano nta muntu wakwibana reka nonse washobora amabiri wenyine ko ubizi wowe gute kwibana Evaga ntago ndamubona neza ariko ntago yibana none mu hari abantu babana bakurikiye baganiraga ibiki baganiraga ibiki n'abashuti bisanzwe nyine nka kwa kundi ubuziranye n'umuntu wenda unamukunda nyine ku bya social media none ukagira imana ukamubona none live nibisanzwe tu nese Godfather Eva ntagakibana na nuza na wa mutipe ba Nyasafari yafushe kubera ko yumvaga ko bahamagarana cyane no kureba mu bantu bavugana cyane ku munsi barahamagara nuko ngo Nyasafari yafushe sha nugufuwa nta n'ikindi kibyishe nyuma usibye gufuwa wenda gusa navu n'abandi bantu bamugiye mu matwi bakamubwira turi mugore ni mwiza arakurusha ubwiza kubera ko abantu gatuba hano like cheating iyo uvuze gusa ngo umuntu ya cheating bahita babyumva mu yindi ntera bakabiha amakuru yabo bonyine uko bishakiye nyine ntabwo uramukogore yababajwe no kuba kuvugana gusa Gatema byanashoboka nabyo oya umugore akavuga ni kubera iki nasinye biriya bintu ari kubera kuvugana n'umuntu ya azanega rero proof hari igihe umuntu akavuga wendaga ngo kubera koro cyangwa ibiki ukazana proof basi ukavuga ngo ngiyi ifoto ibi bintu byabo biri hanze ngo imyambaro bwabo cyangwa wewe reka nkubwire ntabwo umugore yaba yababajwe bashwana bagatongana biraho ariko ntabwo yavuga ngo umva ntabwo mwe muri kure twebwe turi kubaga ko turi umuryango ntabwo ari umuryango umwe nawe utuye ahiwe nawe agatuye ahiwe utuye ahiwe 15 minutes hano ni kure keretse njyewe mbwiye kuri mu rugo rwabo hicaye wabonye ibyabaye byose mu rugo rwabo nza mvugana na Nyasafari nza mvugana na Nzungu sibyo na families sindio ubu Nyasafari yakubwiye ati nafuke gusa Nyasafari yafushe kubera cheating yavuze ngo ni cheating ntago yigeze avuga ngo ni iki ngo ni ikindi ngo cyangwa ngaya amafoto ngo cyangwa niki icyo yatangaje gusa yavuze ko ari cheating ubundi si kugira ngo bikeke byaturutse ubwo rero nyine mwebwe bivuze ngo mwamenye ibyo Nyasafari yavuze gusa nimwamenye ibindi ubwo amakuru mufite nayo Nyasafari yasohoye Nzungu kubera ko Nzungu we twamubonye twanavuganye waravuga iki Nzungu aravuga ko yagiye kureba nyine muri call handi twishura amatelefone arababaza ngo se ninde uzuvugana na my husband cyane baraprintinga nyine bamwereka ko Eva nawe ari mu bantu bavugana cyane mu minsi myinshi ese nuko ariko nta kindi kintu kibyishe inyuma nta Nzungu genda urya umwana itumurongure byo igiho urabeshye nawe ntago ndi kuvugira kuvugira brother wanjye si baburetse jewe ntago nshaka ko abantu basenya ndashaka ko abantu bakavugara ndikubwira ngo nago wakifata ngo ugende ugiye kubaza information z'undi muntu ngo bazimuhereze ngo barebe that easily ngo nuko mwashakanye ntago bishoboka sheri uratubeshya aho ngaho kandi nubwo umugore yafa no mu rugo ngo kubera yabonye makoro nyinshi ariko ikindi kintu kiri kunsetsa nukuntu wagiye kuri site y'umugabo cyane kandi nta site nimwe ndi Nyasafari cyane igihozo nta nubwo uri kumva n'impamvu yateye umugore guhaguruka mu rugo ngo ajye kureba ibyo bintu nta nubwo iyo mpamvu uri kuyishakisha John yahamagaye ko uri gutekereza Nyasafari reka mbabwire mwe muntega amatwi njyewe ndi wo mu muryango nta muntu nshaka ko asenya sibyo ni nahamagaye Nyasafari John wa Eva yahamagaye Nyasafari aramubwira ngo my wife Eva wa undi twakundanaga aba muri men kandi urabizi ko kuva no mu Rwanda yari inshuti ya Nzungu kandi bari baziranye sibyo ugenzure neza muri za koro ukontorore umenye ibyo bavuganaga sibyo noneho aha bitangiye gusobanuka sasa ajya kuntuza
gupurintingishaga no kurebeshaga muri phone. Eva wa uretse gato John wa Eva. Yep. Muri Michigan. Yeah. Aba hano. Nawe yakurikiye umugore waho ngaho. Oya. Ndi kuvuga Nyasafari ni wakurikiranye Nzungu na Eva. Uretse gato uvuze ko John wa Eva wari umugabo wa Eva. John yahamagaye Nyasafari, sibyo? Aramubwira ngo umugore wanje Eva asigaye atuye muri Maine. Kandi urabizi ko yaraziranye na Nzungu all along from Uganda. Sibyo? None hari amakuru ari guhwihwiswa n'abantu nyine bakora muri zino company zacu ko yoba afitanye deal n'umugabo wawe, sibyo? Noneho Nyasafari ahitagaje kugira ahitaga akurikirana nyine muri contact zabo. Nta kindi kintu rero kigize. Mwatangiye kubyumva? Yeah, it makes sense now. Ubu birumvikana ko yakatubwiye icyatumye umugore ajya kureba. Nta magambo nta kindi. Sare Robert. Umva urakoze cyane kubishyiraho umucyo. Reka nanjye hanga ukurikije icyo Gihoza avuze. Gihoza no muri family agombe kubavugana na Nzungu. So birashoboka ko Nyirasafari yafushye. Ntabwo hafushe Nyirasafari urakagwe. Abanje gufuha Bosco. Habanje urumva kamatere Bosco ateranye urundi rugo. Reka nsoze Godfather. Maza wumve John uramuzi? Namwumvise ko ari umugabo wa Eva. Ex. Yes. So uyu mugabo wa Eva yaragiye ahamagara Nyirasafari amutera gufuha. Ariko niba uko Gihoza bivuze ndumva ko asa naho avugana na Nzungu. Niba Nzungu ubwo avuga ko umugore we yafushye nta kindi agikunda umugore we, Nyirasafari message namuha nuguca bugufi akibagi forgiving umugabo we akubaka akignoringa Eva. Naho ubundi Eva ni umukobwa wagusha abagabo bose ni mwiza pe. Ntabwo kabe. It's very beautiful. Yeah. Eva nta muntu atarya. Eva. It's very beautiful. Nicyo navuze ariko Nyirasafari is beautiful as well. Kandi umugore mwiza cyane. Nyirasafari nta kabuna afite kandi Eva afite good. Who cares? Nta kabuna afite ari proportional with the her age. Ntabwo bikora. Yes, Nyasafari n'uwo mu rugo afite amabuno Godfather. Nyirasafari. Ubonye ahantu hari amabuno yamukundaga nje narabakurikiranye cyane barakundana. Etse gisetsa narangiza ndakubwira. Yeah, biracyari kare. It's still too early to divorce or quit each other. Nyirasafari message namuha umwana muto tuza uyubakira urugo rwawe. Abakobwa benshi ni benshi beza ntibazagukanga. You are so beautiful. Nyirasafari nubona baryana atandukana uzarongorwa n'uri. Umva rata Godfather ikintu ahantu kiri rero kandi nawe ni umusitari. Shaka John aze atubwira ukuntu ari ushenye runo rugo rwa Nzungu na Nyirasafari Eva ararengana. Nkurikije ibyo umwana Gihoza avuze, John yahamagaye Nyirasafari aramubwira ati umugore wanjye wancitse numvise ko yacikiye aho kandi akiri no mu Rwanda bimwe twavugaga kare. Amakuru avuga ko yari ntabwo bari girlfriend ariko baragendanaga na Nzungu rero bose ko baje nk'imizigo nanjye nk'imizigo nk'abantu bimukiye muri Amerika. Urumva bongeye barihuza. Ubu John ko ari umusitari ko ari nawe tuzi imbere y'abano bantu ntiyaza akadushyiraho ukura akatubwira ati aba barabeshya ntabwo nahamagaye nta nubwo mufuhe cyangwa John aracyakunda Eva ahubwo akaba ari gushaka. Ntabwo akunda Eva mukunda cyane. Banyarwandakazi izi ni ingaruka z'uko nta kazi dufite n'abenshi ari abashomeri. Biratangaje kubona abantu 1600 mubyagiye ahangaha muri mu buzima bw'undi muntu mubyagiye ahangaha mwashishikaye kuryama byabananiye. Dore ngo nguriya ngo niba ari ngo igisupusupu mwakoraga uyu nguyu muri Ottawa bamwitande uyu nguyu wakoraga kuri contact none ibe shift ni ko atubwiye. Urumva niko mada wavuye
contact none uje kwanariza wamaze kugera muri Canada shaka imirimo uranga murabyagiye mwakicwa n'uburoro mwe abandi 600 muraturamye hano muri kumva umuntu washyize igitsina mu kindi wasanga bidafite n'amafaranga yo kwishyura inzu murahanga benshi ntimurigenda n'amaguru ariko si cyatandatu n'abantu cyangwa n'abatapinze n'abantu baraha bari kumva